Ndahiro Valens Papi yarazwiho kuvuga ibintu mu buryo butaziguye, yakundaga gukoresha amagambo akomeye, rimwe na rimwe akagira ingaruka ku bamukurikiraga. Hari abamufataga nk'intwari ivugira rubanda, abandi bakamubona nk'uwarenze umurongo. Gusa reka tubanze tubasabe, nimba mutarakora subscribe muhite muyikora nonaha, kandi iyi nkuru uyisangiza abantu benshi kugira ngo bagerweho n'ibyiza tubagezaho. N'ifungwa ry'umunyamakuru bita Ndahiro Valens Papi, ukuri n'amayobera. Uyu munyamakuru Ndahiro Valens Papi musanzwe mumwumva, yagiye avugira abaturage cyane. Hari n'inkuru yagenda gatangaza mu by'ukuri zigahita zikemuka, abaturage bakavuga bati uyu niwe munyamakuru mwiza cyane. Rero mu gitondo cyari gituje, abaturage benshi bari mu mirimo yabo isanzwe. Nta wari uzi ko hari inkuru igiye guhindura uburyo abantu babonaga itangazamakuru. Umunyamakuru uzwi ku izina rya Ndahiro Valens Papi wari umaze igihe agaragaza ibitekerezo bye ku mbuga zitandukanye, yafashwe n'inzego z'umutekano mu buryo bwatunguranye. Amakuru y'ifatwa rye yakwirakwiye vuba cyane. Bamwe bati ni iki yakoze, abandi bati ese koko hari ibyo yarenzeho. Gusa reka tubanze tubasabe, nyaboneka nimba mutarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo video zose dukoze bijye bibasha kuba zabageraho, kandi nyaboneka nimba utarakanda kunzogera ukandeho kugira ngo ujye umenya amakuru yose dukoze kakugereho nta kibazo. Ibi byatumye abantu batangira gutekereza cyane ku ruhare rw'itangazamakuru n'impinduka yarwo. Murabyumva neza? Ndahiro Valens Papi yarazwiho kuvuga ibintu mu buryo butaziguye, yakundaga gukoresha amagambo akomeye, rimwe na rimwe akagira ingaruka ku bamukurikiraga. Hari abamufataga nk'intwari ivugira rubanda, abandi bakamubona nk'uwarenze umurongo. Mu minsi yakurikiye ifungwa rye, ibitekerezo by'abantu byagiye bigabanyikamo ibice bibiri. Hari abamushigikiye bavuga ko yafunzwe azira kuvuga ukuri, mu gihe abandi bavugaga ko buri muntu wese agomba kubahiriza amategeko niyo yaba ari umunyamakuru. Mu by'ukuri ibibazo byari bikomeye kurusha uko byabonwaga ku maso. Byazamuye impaka ku burenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'inshingano zo kubikora mu buryo buboneye. Ese ni hehe umurongo utandukanya ubwisanzure bwo kuvuga n'ibyaha by'amagambo? Mu biganiro byagiye bikorwa, bamwe mu banyamategeko bagaragaje ko amategeko agenga itangazamakuru atari ayo kwica ubwisanzure, ahubwo ari ayo kurinda amagambo yangiza abandi cyangwa igihugu. Ibi byatumye abantu benshi batangira gusobanukirwa no kuvuga icyo ushaka byose bidahagije, ahubwo bisaba no kumenya uko ubivuga n'ingaruka zabyo. Hagati aho, umuryango wa Ndahiro Valens Papi nawo ntiwari wicaye ubusa, wagaragaje ko uhangayikishijwe n'imibereho ye. Usaba ko habaho ubutabera buboneye kandi bwihuse. Abamushyigikiye nabo batangiye kwandika ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga basaba ko ikibazo cye cyasuzumwa neza. Ibi byose byagaragaje ko ikintu kimwe gikomeye, imbaraga z'itangazamakuru n'ingaruka rifite ku muryango nyarwanda, nubwo abantu batumvikanye ku byo yakoze, bose bemeranyaga ko ikibazo cye cyabaye isomo rikomeye ku munyamakuru n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Mu gihe inkuru yakomeje gukwirakwira, abantu benshi batangiye kwibaza ku hazaza h'itangazamakuru. Ese abanyamakuru bazakomeza kuvuga uko babyumva, cyangwa bazitwararika kurusha kubera ubwoba bwo gufungwa?
ariko hari n'abandi babibonaga mu buryo butandukanye, bavugaga ko ibi bishobora gutuma habaho itangazamakuru rifite ireme kurushaho. Abandi bantu bazajya babanza gutekereza mbere yo gutanga amakuru. Mu mpera inkuru ya Ndahiro Valens Papi ntiyari gusa iy'umuntu umwe wafunzwe, yabaye nk'indorerwamo yerekana uko sosiyete ibona ukuri, ubwisanzure n'inshingano. Ni inkuru yasize isomo rikomeye, amagambo afite imbaraga kandi uko tuyakoresha bishobora kubaka cyangwa gusenya. Inshuti bavandimwe, iyi yari inkuru y'umunyamakuru Papi Clever.